ufite inzira wabasha gukoreramo uriya mwene data akabona ukuboko kwawe, ndetse n'abashiki bacu bakeneye imbabazi zawe, kuko ibyiringiro byacu biri mu bwami bwawe. Uko wakijije wa mubyeyi wahetamye umugongo imyaka 18, ufite inzira wabasha gukoreramo uriya mwene data akabona ukuboko kwawe, ndetse n'abashiki bacu bakeneye imbabazi zawe, kuko ibyiringiro byacu biri mu bwami bwawe. Amahoro yawe dufite umutabazi iwatahabaye Hana, yari yarasuzuguwe na mukeba we Penina, yamuhaye umwana iracyari ku ngoma. Mutima wanjye tuza dutakaza amahoro yawe, dufite umutabazi watahabaye Hana, yari yarasuzuguwe na mukeba we Penina, yamuhaye umwana iracyari ku ngoma. Mwami wanjye mfite ubwuzu n'ishimwe ryo kukubona mu maso mukiza, ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko yo kubohorwa ingoyi z'imiruho yahekeshejwe na wa mubisha Satani. Buzaza ryari Yesu ko tubabajwe n'isi. Mwami wanjye mfite ubwuzu n'ishimwe ryo kukubona mu maso mukiza, ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko yo kubohorwa ingoyi z'imiruho yahekeshejwe na wa mubisha Satani. Buzaza ryari Yesu ko tubabajwe n'isi. Nitinya dufite Imana, dufite Imana